ngo n'uburaje ahubwo se ubwo uba ufite miliyoni zingahe mu nzu zituma ushyukwa nijoro miliyoni ufite mu nzu zikwemerera oya vuga ibintu mu mazina vuge byase nyanca hirya no hino na urime usanisha gute nuko gushyuha hari igihe urabona umugore utagira umugabo reka mbanze mbabwire ku mugore utagira umugabo utagira n'amafaranga murantega amatwi umugore utagira umugabo utagira n'amafaranga akenshi asinzira atinze ari gutekereza cy'abana bazarya muri imisi mazi imisi narabuze nimba ugera ku buriri udafite umugabo ugahita usinzira uzamura Imana icyubahiro kuko hari ibintu Imana yabanje gukemura ubanza gutekereza kuri minerval umva iyo mari ijya kugira gutekereza hari ibintu wibitse uretse gato uramituro ndaritahana Mana we unyicaza ahantu umva mbwira reka ngusobanurire genda mfite inararibonye buretse mfite inararibonye oya da badayimo ariko daimoni yakubwira ngo fata urutoki rushyiraho rutari utariye urutoki uzi icyo ari cyo urutoki musumba zose uzi ko ari nka rwa rurimi rw'inzoka nese ko ubikoze nk'ubizi oya musumba zose uravuze ngo ni urunguru Kizo buranga umusumba zose ifite akamaro gakomeye cyane ahubwo runo rutoki ari kereka waruca bakaruringaniza n'izindi kubera ruragucomoza oya ntago nta kintu Sando ndabeshya yaje ntago mbiza ahubwo meze nk'umuntu uri mu gicuku anga ndumva mwangurishije oya musumba zose urutoki rusumba izindi n'uruhe muri izo narureba ariko ndabona zireshya izo zose ubwo zirareshya reba neza ntago biza ubundi hari igihe bikenera gushiturwa ugashitura urabona batiri yashizemo umuriro barinda kuyishitura bene uyu mugore rero bene uyu mugore bene uyu mugore ashiturwa n'ikintu bita ibikorwa ntabwo ashiturwa na telefone ngo shiringa I love you ibyo bintu babirya gute barabitogosa babirya gute umva nturebe iyo ushaka gutereta umugore ufite abana utereta abana utereta abana ukabaza ati abana bariye baryamye burya nyine uba wamubonye ngo mureke abana bato bansanga niho nzabonera ba nyina ngo nkaho urashaka umugabo w'iki ugasanga umugore wararanye n'umugabo ari harakwishima hejuru ngo urashaka umugabo w'iki kandi mu kanya ari bwibe tahamagaruwe sheri iposho urahamagara urumva bikubereye kuki wumva ko Claudine we bitamubera cyangwa Sandrine Claudine urabyumva uti oya ariko nibyo oya buriya naje gusanga abantu muri comment badukubita abantu badukubitira muri comment n'abantu bandika muri comment ngo ushaka umugabo w'iki ngo kuko ufite abana niba abandi baba bari kumwe n'abagabo bazandika sha bakaranze nk'ifiriti abagabo babasigiye amaposo Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese. Uyu munsi none tugarukanye n'ubundi na baba mama mukunda cyane, aba mama batwika nimba barashinze korari, ibyo nabyo turaza kubimenya kubera ko ngiye ntabyo narinze. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe, ariko kandi nanone eka dushimira bamaze gukora kuri subscribe. Nawe niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi ino video hanyuma ukande aho handitse jambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Turakwakeye cyane Sando. Murakoze cyane turabasuhuje abakunzi bacu by'umwihariko Imana ibaha umugisha mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha aho muherereye. Abantu bambonye ari ubwa mbere, amazina yanjye ni Nyiranshuti Sandrine umuhanuzi w'Imana. Marafiki yego Sandrine wa Fredine, ibyo ngibyo utabishyizeho ntago tukumenya. Se urumva ngira uwe turabigarukaho. Claudine Yes ahimba Yesu aracyari ku ngoma cyangwa byarahinduye se ko mwambaye bisa ni korari ni ibiki? Oya ari korari natwe twisanzwe nyine ibintu byose muba mubiziranyeho gute se kandi ngaho ubwo nawe uratangiye uburyo bigera naho mugira ku myenda isa buri umwe yaturutse iwe n'undi we kuki mwahuje amabara ko atuye harya ni igihara ko atuye igihara nkaba ntuye ku Gisozi urumva twagiye kuvugana imyenda turi buze twambaye ntabwo twabiteguye imyenda nta birenze yego amakuru y'iminsi se Sando nawe umeze neza abana bameze gute? Abana ni fresh gusa neza. Nyuma yuko nkubonye uza ku mbuga nkoranyambaga ndabona hari ikimaze guhinda.
Sari kugenda n'ubundi naje nsa neza no kutitegereje. mbere ntabwo asaga neza, ngiye ntabwo byangira, ntabwo ikiyiko nakitigitiyo, ntabwo asaga neza nk'ubu ngubu. Ntabwo ururo warwita urumafu. Cyangwa nyuma yo kwiyamamaza ukanipresenta hari abaterankunga bahise baboneka. Ushobora no kutabona abaterankunga ukabona umuntu mu bantu. Umuntu mu bantu. Kandi burya ngo ubushaka umuntu. Iyo waje kuri ubu ushaka umuntu. Oya, ntabwo uza kuri ushaka umuntu. Please. I'm sorry. Ushaka iki? Ubushaka Imana. Umuntu mu bantu nyine. Umuntu mu bantu, ubushaka umuntu mu bantu. Ngo waba yarateguwe kuva kera. Imana ibifite ukuntu yapakinze ibintu kugira ngo niwitsamura ubone kukubwira ngo kirakibonza. Yego, hanyuma Claudine tuba tugeze gutya tubona utuzaniye Sando, kubw'umugisha turamwakira. Ubu noneho afite abantu benshi amaze kubera ikiraro, hari abo yambukije kubera ubutumwa bwiza, nubwo hari abadasiba kumutera imijugujugu, ariko kamere muntu burya niko tubayeho. Ariko yabura mu buzima bwa muntu, ntabwo ba Tobiya na ba Sani Barati bajya babura muri uru rugendo. Ibintu byose byo muri ubu buzima tukiri mu isi biba ari imvange sosoma, biba bigiye bivangavanze. Ubwo rero ntabwo Sandrine ahubwo njya mukurikirana kenshi, nkakurikirana n'ibiganiro byiwe, nkabona ari kugenda arushaho gucangamuka no gukanguka. Ku bundi nabonaga yarasinziye. Niwe wamwigishije imihanda. Ahubwo nukunjyana ahantu akangurira nk'inkoko nkayivovora, kuko mba mbona ibintu biri kugenda bimera neza. Wari uvuze akantu uravuga ngo uko yaje muri social media ameze, ngehe sigaye mbona yarabyibushye. Ahubwo wagira ngo asigaye atekera inkumi. Yarabyibushye ameze neza. Yaraje gushaka umuntu mu bantu. Ariko uri kumubona? Oya, ntago ari cyo cyakizanye. Oya umva no gutanga ubuhamya. Oya ngaho reba ukuntu asigaye ariko ameze, reba igikara afite ukuntu kiri kuyaga. Yesu ashimwe zaraje, amatako ni amatako. Aranyerera, igikara gisigaye kinyerera. Afite nyashi. Nyashi se. Ubu nta shyari umufitiye. Umubwiye ngo ahaguruke noneho bahita batera. Ewana noneho comment zirenze. Nta shyari umufitiye. Arabizi nta shyari nge namugirira. Abangirira ishyari uyu ntabwo arimo. Nubwo abantu ubundi mbere yuko tuzana hano kuri kamera twasenganye igihe kirekire, ari mu bantu bagiye bamba hafi nanjye nkamuba hafi. N'ubuhamya yatanze ku babyumvise, ni umuntu navuga ngo ntabwo sinzi uko namubasobanurira, ariko uyu munsi none kuba yaranzanye ku mihanda bitewe n'amarikodi yari yumvise cyane ubuhamya yari amaze kumva kandi buri ukuri, aravuga ati mwana wa mama ubundi bimeze bite aho kugira ngo umuntu azakura imire hita kudahari kandi uhari wakabaye uvuga ukuri. Jewe kuba yaranzanye kuri kamera bwa mbere ndabimushimira kuko byatumye nduhuka. Uribuka bwa mbere umpamagara kugira ngo ndikuririra mu buriri, ubwo niwe wampamagaye mu gitondo cyane. Twaravuganye umpa voice. Nasohoye ikiganiro, maze gusohora ikiganiro itumbwira ati ni gute uyu mubyeyi atagira munsi yo. Arangije ntaranamusubiza abarampamagaye kuri telefone ati nge ndikurira mu buriri. Ubwo uwo munsi yari yanandaritse. Tutarasubiza inkuru inyuma ko nituza gusubiza inkuru inyuma biratuma twibuka ibyahise, kandi hari ibintu twarenze abantu banahaze. Gusa nyine we yarambwiye ati ngewe ndumva nkeneye kuza kuruhukira kuri kamera. Urabizi ni nawe muntu nahamagaye bwa mbere ndakubwira ati uze kuza gufata umuntu ugiye kuza hanga usanga yamaze kubona. Ndagira ngo ducunguze uburyo umwete twivugire ku bindi, hari aho kuba twaravuganye bwa mbere bikabasha kunduhura umutima nkaba ntarapfuye ndiho mpumeka. Naryo nishimwe nashimira Imana kandi nkabigushimira. Ukabona gikomeye. Ndakomeye kandi nkomeje urugendo. Cyane rwose. Ndumva abantu bashobora kuba bavuga ati birashoboka ko kuba Claudine yaba yarazanye Sandrine kuri kamera baba barabaye abanzi. Oya, Yesu njya mpfa kwanga umuntu gutyo nta mpamvu, kubera ko namaze kumenya yuko ushobora kumwanga ari ufite umugisha wawe, ushobora kwanga Sandrine ari ufite umugisha wawe. Ya aho twahasimbutse kuko sinshaka ko tugaruka ku nkuru zarangiye, byanze kuze tubafitiye byinshi. Nta nubwo n'ubuhamya bwacu bwite ubwanjye nayo ntacyo bwafasha abantu kuko ndumva twarabutanze, ariko dufite ntabwo turi busubire inyuma cyane. Ndajya n'ubundi tugendane n'igihe, ni nacyo biba bidusaba. Ahubwo ntabwo nanone ndi buveyo ntabajije iki kibazo Claudine nk'umuntu wakuzanye. Akenshi twagiye tubona uwitwa Pastor Mutesi, ntabwo turi bumugarukeho cyane, ariko ndajya nkumuze kuri aka kantu. Twagiye tumubonayo inkuru nyinshi zigenda zimukorwaho bavuga ko ngo
acuruza abantu kubera ko afata abantu akabahuza n'abandi sibyo icyo ngicyo nanakimusubiriza Ntabwo ndabaza. ibyo si ukuri Ntabwo ndabaza. umva nkubwira utari Ariko warengaho niko tubibona. umva utari warengaho ntawe ucuruza umuntu mukuru ntawe ucuruza umuntu mukuru Iyo kuko afashe- nkanjye jya ureba ahangaha ubonye umuntu ukabona ni umuntu wangirira umumaro wampindurira ubuzima Yego. ukamumpa ukamuzana we nta kosa waba ukoze impamvu mbivuze Claudine aragira ati yabonaga uri umuntu utari inshangamuke arangije akuzana ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu usigaye umurenze ubucakura nyine aho ngaho ari kubona ko yareze umwana ukura bivuze ngo yarakumuritse arakujugunya arangije ati ngaho irwaneho none ari kubona ko agiye kumurusha umubyimba oya uretse no kumurusha umubyimba we yavuze ibihari we yavuze aganira nta nubwo yakwanga ko ntera imbere urumva niyiterera imbere niyiterera imbere urumva ishyari oya nuko Fizo umva Fizo jewe nkimara kubona kiriya abanyamakuru muri kintu babi namaze kubona ko nawe ari bwo buryo ariyo system ubonye Fred nasize Sando nawe ati ngwino nkwereke Nyine. ahantu uri bushirira agahinda nyine none Nese dore ubu ati ngubu reka niyiterere urabona ntari guseka reka nkubaze Sandrine ntamaze kugashira Eh. ubu ntiyahuye n'abantu bamaze kumwibagiza Umubabaro. ibaze yaba akiryamye nko mu buriri akiri kuririra mu buriri yarabuze Ariko umuntu mu bantu uramuzana ngo aze gushaka undi. gushaka undi ntamaze kumubona se amadiaspora mane yanjye oya no bubahwe hubwo ahubwo aho baherereye bubahwe n'umunyarwanda n'uwaba ari mu gihugu ndanamukunda none se ubwo ngubwo urwego agezeho ubu ngubu mu by'ukuri nawe arabizi yanabyivugira yaba wa mugani akiri muri ako gahinda kiririya atarabona uwo muntu wa mugani mu bantu agahinda kari oya n'umuntu ntaranaza ahubwo hatagira n'uwanga gufata nimero reka dutange nimero 0780 856 fata nimero urumva umuntu ashobora kuba harataranabibwira ababyeyi tugahita tumudepansa urumva umuntu rero icyo nshatse kubwira ni iki umva rega ndi mukuru urabizi ko kuva kera sinyambura imigozi impambira uranza ariko ko ndi umuntu utajya ukomeza ibintu byanga bigire byacitse ayo muntu kabisa ararenze reka nkubwise ukuri dore mba ngeze gutya bamubonanye na nibishaka nibishaka niwe muntu wabonye mu bantu buriya ko njyewe hari amakuru mbifiteho ko harimo akantu hari n'ikiganiro mwaraye mukoze mbona hari n'ikintu dusobanure niwe muntu mu bantu cyangwa oya nibishaka mukunda nk'umuhanuzi w'Imana cyangwa nk'umuntu ufite igikomere nawe cy'urugo ukunda cyangwa umwemera mwemera bose ngo bafite ibikomere mwemera urumva je mwemera ntabwo mwemera nk'umuntu twabana mu rugo mwemera nk'umuntu ntabwo namuco ntamusuhuje uravuze ati ntabwo umwemera nk'umuntu mwabana mu rugo yego ubona atabishobora ntabwo mvuze ko atabishobora ariko hari ukuntu abanyabikomere bibiri guhozanya bigorana sibyo nibishaka rero mumureke rwose nawe akora umurimo ko ashobojwe ahanura uko ategetswe ntabwo ukimurimo nawe umuhanuzi ntabwo oya ari umugabo azaba umugabo wundi nanjye mba umugore wundi ariko duhura nk'abantu bari mu kazi bari hano ku mihanda sibyo ariko nanjye nari nibeshye nese bundi katari umujyazo inde nibishaka se ejo ntiyabona viza akagenda rega ariko Imana ikubwira umwizaga umugabo w'umunyamahanga cyangwa se w'umudiaspora nk'uko mubivuga oya niyo atagenda Imana ikavuga ngo niwe mugabo wanjye namwemera wumve ko jye numvira Imana kurenza uko numvira abantu n'amarangamutima yanjye aramutse nkuruye akamunjyanaho akumva urukundo rwagusunikira nkumva urukundo ruraje mwabana ariko noneho ntago ruraza nibishaka rero nashyiremo agatege kuko nawe mu bintu muri iyi minsi bimuraje ishinga ashaka umugore uze kumva iki kiganiro oya nibishaka afite sheri w'umudiaspora afite sheri w'umudiaspora ko nzi ko mu minsi yashize bashwanye oya barongera bakiyunga rega mu burya abantu baba bafite ahantu biyungira taza kumusenyera nyamara wabona nibishaka arya Sando nimba yitwa nibishaka arya umugore wa nibishaka yitwa ntago mbizi oya izina ntago ndizi ntago aragutumira ntabwo arantumira ariko uko biri kose Imana izamushumbusha kubera ko ubona ko ari umugabo ufite agahinda ako se iyo umurebye umubonamo agahinda ko kuba akeneye umugore cyangwa mbona akeneye rwose erega nta wanga uwo babana baravuga ngo umwe arya bihora
none se nawe ko tuzi ko ufite agahinda ko kuba nta mugabo why not mutakihuza uzanakubwira ko atagafite uretse ko wenda ubundi kwiyubaka azaba kubeshye kubera ko burya byanze bikunze Imana ifite impamvu yavuze ngo habe umugore n'umugabo habeho umugabo n'umugore sibyo by'umwihariko hari igihe hajya muri komenti ngo nkaho urashaka umugabo w'iki ugasanga umugore wararanye n'umugabo ari harakwishima hejuru ngo urashaka umugabo w'iki kandi mu kanya ari bwibe tahamagaruwe sheri iposho urahamagara urumva bikubereye kuki wumva ko Claudine we bitamubera cyangwa Sandrine Claudine urabyumva uti oya ariko nibyo oya buriya naje gusanga abantu muri comment badukubita abantu badukubitira muri comment n'abantu bandika muri comment ngo ushaka umugabo w'iki ngo kuko ufite abana niba abandi baba bari kumwe n'abagabo bazandika shaba karanze nk'ifiriti abagabo babasigiye amaposo naho twege turi kwazama turi kwirirwa duhiga turi kugahare wabuze icyo uha abana ubu uravuga ati yomba mfite aka kanya umugabo basigiye nanjye iposho nkaryama nkaruhuka ubu se kuba turi hano turi gushyushya imitwe wa mugani nuko twege twananirwa kwicara muri saro ngo twirirwa dushyiramo agafilime turebe turambirwa ngo dusinze tunibutsa abantu ko Bibiliya bivuga neza ivuga ngo kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo we kandi igikomere cy'urukundo cyomorwa n'urundi rukundo nubwo rega nta n'igipimo kiriho cyo kuvuga ngo uzareke gukunda ngo uzakunde umwe mu bagore nabo bo ku mbuga nkoranyambaga mpamya neza ko munaziranye kuko nta kuntu mwamutaziranye aragira ati yakumbuye umugabo muri ubwo buryo cyane cyane nijoro ariherera akimenaho utuzi dukonje ubwo n'uburaye ahubwo se ubwo uba ufite miliyoni zingahe mu nzu zituma ushyukwa nijoro miliyoni ufite mu nzu zikwemerera oya vuga ibintu mu mazina vuge byase janca hirya no hino na usanisha gute nuko gushyuka hari igihe urabona umugore utagira umugabo reka mbanze mbabwire ku mugore utagira umugabo utagira n'amafaranga murantega amatwi umugore utagira umugabo utagira n'amafaranga akenshi asinzira atinze ari gutekereza cy'abana bazarya nimba ugera ku buriri udafite umugabo ugahita usinzira uzamura Imana icyubahiro kuko hari ibintu Imana yabanje gukemura ubanza gutekereza kuri minerval umva iyo mari ijya kugira gutekereza hari ibintu wibitse uretse gato uramituro ndaritahana Mana we unyicaza ahantu umva mbwira reka ngusobanurire genda mfite inararibonye buretse mfite inararibonye kubera impamvu yuko nyine ni ibibazo biba byambanye byinshi urumva ikibazo cyo gushyuka cyaza gute se ibibazo byambanye byinshi abana banje bicaye mu rugo ntibarajya kwiga bari kugenda urusorongo n'ibiryo ntabyo ndi kubona mu nzu bihagije inzu nyirinzi ari kunkomangira ku muryango ndagira mu buriri natangira gusinzira nkumva amajwi arampamagara igitotsi kikaba kirabuze nkarara nkanuye ijoro ryose ahubwo surumva ahubwo ngo wamugana afite amafaranga reka mbaho igisubizo iyo ufite icyo bita urufito ikofi ubwo afite ikintu yibita iyo ufite ikofi amazi ahubwo se waburwana n'iki ubundi ugerageje kubishaka mu bwonko bwawe urabibura kubera abana ntago biza yego ntago biza ubundi hari igihe bikenera gushiturwa ugashitura urabona batiri yashizemo umuriro barinda kuyishitura bisaba kuyikubaho bene uyu mugore rero bene uyu mugore ashiturwa n'ikintu bita ibikorwa ntabwo ashiturwa na telefone ngo shiringa I love you ibyo bintu babirya gute barabitogosa babirya gute umva nturebe iyo ushaka gutereta umugore ufite abana utereta abana utereta abana ukabaza ati abana bariye baryamye burya nyina uba wamubonye ngo mureke abana bato bansanga niho nzabonera ba nyina abagabo badukurikiye bafataga kayibande yareka je ubundi no muzima busanzwe mba numva umuntu nkurikira nubwo wantuka muri comment ariko namwenyure yasinje ibintu byo kuzinga isura rero umugore utagira umugabo ushaka umugore subiramo iryo somo umugabo ushaka umugore ufite abana mu magambo make umugabo utereta single mother ubwo nukuvuga umugabo kuri iki kiganiro uri kureba aba bagore bari imbere agomba kubanza agashaka ukaba harimo uwo wifuje ubanzwe umenye niba abana uce ku bana mama wabo uraba wamubonye uraba umufite gutya ariko oya ariko ngira ukuri
Kizo ngira ukuri ya nababwiye ngo umugore wibana udafite amafaranga asinzira atinze kubera ko bari kwibaza ku bibazo by'urugo mu gitondo barakwaka iposho nkanjye ndi guturuka igihara urabona guturuka igihara ugera hano muri Kigali nta tikirimo abanyeshuri batangiye kwiga mu gitondo ukuntu babyuka bakomanga ngo dushaka umugati harimo itike nyinshi kugira ngo mveyo igihara ugere na moto no kuri bisi ni ugutega kabiri ya rero by'umwihariko ibyo ni ibintu ngomba gushyira muri logique nijoro nkabanza nkatekereza burya mfite na agenda nandikamo kandi ugomba no kwiyereka abantu n'ubundi ntago ngomba kuza kwiyereka abantu kuko wanjye yarangije kumbona buriya nubwo ataravuga azavuga ahubwo ngomba kuza gukora kuri iyi channel yitwa Duhinduke TV kugira ngo nibura ndebe ko nabona abantu bankorera abasaba ibintu bikagenda neza umuntu waramubonye ukeneye abakora saba we yarambonye ahubwo ntaravuga ahubwo ni njyewe utegereje iki ugomba kuza kumwiyereka no kugira ngo atobora avuga ko ntegereje telefone y'umugisha ntago ngomba kuza kumwiyereka reka Dani mara nayitanze umunsi wa mbere nta makuru ufite yatanze umunsi wa mbere umunsi wa mbere yawe gaye bagwaye ubona amaso se yatoraguye iki se ni iki ubona amaso buhabwa umuntu watakaye aramutoragura azabwaka umuntu uzanjyana ni uzabumuha wowe ube tayari ube ready we kada nta uranjyana je ntegereje ko telefone impamagara cyangwa se nkagenda tugahura nawe sibye kuba yakwibagirwa uwo muntu amaze kumubona akanyibagirwa naho ubundi we ntacyo utakoze nta kintu ntakoze koze ibyo agomba gukora agombaga gukora ibyo ngomba gukora nkamusunikira ahubwo bibaye byiza oya reka da nibishaka nubishaka witwa icyo ushaka icyambere ucuruza abagore bafite agahinda abagabo babajya muretse gatoya nandi wari wabona ubundi bintu biba kamenyero iyo wimenaho amazi se si mugenzi wawe none se niwe wabimuvugiye aza hano ubwo nawe afite umuntu wamuzanye kumucuruza rero ntabwo ari njye abo ni abadayimoni ahubwo baba bari kubatonda oya da abadayimoni ariko dayimoni yakubwira ngo fata urutoki rushyiraho utariye urutoki uzi icyo ari cyo urutoki musumba zose uzi ko ari nka rwa rurimi rw'inzoka mbese ko ubikoze nk'ubizi oya musumba zose uravuze ngo ni urunguru Kizo buranga musumba zose ifite akamaro gakomeye cyane ahubwo runo rutoki ari kereka waruca bakaruringaniza n'izindi kubera ruramucumuza oya ntago nta kintu sando ndabeshya yaje ntago mbiza ahubwo meze nk'umuntu uri mu gicuku anga ndumva mwangurishije oya musumba zose urutoki rusumba izindi n'uruhe muri izo narureba ariko ndabona zireshya izo zose ubwo zirareshya reba neza kubera ko uru kubera rusumbizi ruba runafite imbaraga nyinshi impeta bayishyira hehe impeta bayishyira ariko biterwa n'impamvu bayikwambitse kuko hari fiançaye hari no kuba uri Maria hari no kuba uri umupfakazi n'umupfakazi arayambara kugira ngo agomba kuyimuraho umugabo yayimwambitse akayambara ahandi kugira ngo abandi bamubone ko yapfakaye ariko ibyo ntibikibaho kubera ko imbuga nkoranyambaga zarabikemuye ukiza ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ko nta mugabo ufite ibyo biba bihagije niyo mpamvu ba Claudine n'abagenti bagira gutya bakabazana bakabashyira no bakavuga ati uyu mugore bamutwaye umugabo ntacyo bitwaye nushaka kubivuga uko byumva sinzi impamvu ndi kubihamya wagize kuba warashe kuri social media ngewe ngiye kuba naraje kuri social media nta nubwo mbyicuza nese ko insengero zifunze ubutumwa mba mbuvugira kandi bari Dubai naho uracyara none se ahubwo insengero zirafunze ubu ngubu naho urasa neza nk'umuntu bavungurira kandi bari ku mbuga nkoranyambaga kandi bahari hakaba n'abagore babana n'abagabo ariko badashaka kumenyekanisha ko abagore ariko burumva baba bategereje izindi bakavuga ko nta bagabo bafite kandi babafite se cyane abo bagore ahubwo banyereke urabashaka abo bagore nibo shaka baza kwirirwa biyoboranya hano kuri social media bakavuga ko badafite abagabo ahubwo abo ngabo twagiye tubibona uwitwa Sandrine wo ku Gasara TV yari afite umugabo none se ntafite babana mu nzu ubwo umugabo niwe wari wamutumye muri business rero uzi ko hari umugabo ukureka ariko ukajya ugenda gushaka inoti ukazana inote mu rugo nta kintu biba
bimubwiye ngo baba bafite misiyo baje mu mwana ntabwo baba bapfuye kuza gutyo gusa ibaza umugore araje aravuga ngo nta mugabo kandi amufite bararana cyangwa se akavuga ngo aramufite ntawe afite ese uvuga ngo aramufite ntawe afite waba afite iyihe nyungu uvuga ngo aramufite ntawe afite ngakeneye ngo aba yiciye amayira abashaka icyubahiro abashaka icyubahiro nk'icyubahiro abashaka icyubahiro ariko se nanone kumugira ukamwirata kandi hari abantu bari kureba icyo kiganiro bazi neza ko mumusangiye birya byo biba ari ibiki nyine baravuga ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijoro riri hafi ubundi buriya bitaratogota ntago bishya kera twaterekagaho inkono ukajya kumva ko byatogose burya ngo ibijaburano biraryoha kurusha ibijaburano bitera inzoka bitera inzoka ariko ngo burya biranabyibushya dore niyo mpamvu oya ni ruto yamaze abana b'imbe hirya barateka ukajabura uwuhe ariko sando nawe umunsi uretse umera neza gutyo si agahinda mbabare agahinda ntikabyibushye yaba afite agahinda se agaseka ahubwo se nafite agahinda k'iki agaseka nabuze imfura nabuze ikironda mfura nabuze bucura nabuze nde ose we habaye iki ninde wapfuye wabuze umuntu mu bantu ninde wapfuye umuntu ntabwo yakubwiye ko yamubuze yakubwiye ko umuntu yabonetse ahubwo ategereje yuko amuhamagara niwe wategereje kandi reka nkubwire Yesu azarinda agaruka abantu bagitegereje abarongorwa barongora abipfumbase bipfumbase Yesu azarinda agaruka abantu bubaka amazu abayafite bayafite abari mu bukode baburimo nta gihe na kimwe uzigera ubona ibintu biri trebye ntabwo turi muri paradizo twebwe yego ukivuga kuri paradizo nyemera nkubaza iki kibazo igihe Adamu n'umugabo n'umugore Adamu n'umugabo sibyo yari ari muri Edeni ari wenyine ashinzwe ibyo ashinzwe ariko nyuma Imana imuremera ngo umufashe ugomba kugira ute umukwiriye uramufasha yaraje gukora iki buriya none se wowe ko mbona ungana utyo umufasha baje gukora iki umufasha baje kumfasha ibyo nananiwe ibyo wananiwe none se nyine Adamu muri Edeni byose ngo yarabishoboye burango ntabwo yarabishoboye ntabwo yarabishoboye ngo nicyo gituma umugore azasiga n'umugabo da si umugabo ugenda n'umugabo ugenda nta mugabo ugenda nicyo gituma umugore azasiga se na nyina nuko umugabo ari we wagiye umugore we niwe wagiye umugore ugenda ubwo umugabo ugenda uriya tumwitirinde zina ariko Bibiliya bivuga ite Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umwe azasiga iwabo umugore azasiga iwabo bose bombi babana karamata urumva icyo ni ikintu Imana yavuzeho umugabo wasize iwabo nyine nawe aragenda agasanga umugore we bakabana karamata ahubwo ikibazo abantu ntibagishaka kubana karamata ntabwo bagishaka kubana karamata bafite kontara abagabo nibo basigaye basiga abagore bakagenda mu nzu icyo kintu mwarakibonye umugabo usiga umufasha uwo agomba gufasha akajya gufasha undi urya bamwita ntago abamukwiriye ni bya bindi byaje byo mu mperuka bivuga ngo umugabo azatunga abagore 5 n'umugabo ashaka jambo riravuga muri Yesaya ibice 4 ngo icyo gihe abagore 7 bazitirirwa umugabo umwe bavuga ngo tubabarira uturinde agasuzuguro k'abantu nese ugira ngo ibintu ntago byasohoye ntibyasohoye wagira ngo ntibyasohoye ibyo bintu ako se we korari tera intebe hano nawe aje yambaye imyenda nk'iyacura kasubi ninde wamudutumye reka nkubwire ibyo bintu wemera ko byasohoye ibyo bintu byarasohoye ibyo bintu no mu mwuka haba mu mwuka umugore ugasanga afite amaze nko gushaka n'abagabo nk'abandi twabishyira mu buryo bw'umwuka byarasohoye ariko se ubundi uretse umururumba gusangira ntibyahozeho hari kera hataraza indwara wasangaga umuntu agenda umugabo niko numva bavuga ariko gihe ntabwo ndi wa kera cyane ugasanga abana b'umuturanyi barasa usanga ntacyo bitwaye urumva ugasanga umukazana baramukazanura ugasanga murumuna w'umugabo yasigaye ku rugo umuturanyi wawe wabugufa ari kuruta umuvandimwe wa kure nyine impamvu bavuga ngo umuturanyi wabugufa garuta umuvandimwe uri kure we wumva iki umuvandimwe aruta umuturanyi wa hafi uri kure ibyo hari ibintu nyine yaramira byari bigiye gusandara none se nyine n'ubyumva ubuzima zose ugumije kubasumba
musumba byose nikabashengure ndakurahiye niyo mpamvu muzajya mutona dutuje tumeze neza ku mbuga nkoranyambaga ariko nyamara ntabafasha dufite tuba dufite musumba zose iri mu ijoro oya reka nkubwire umva ubu Bibiliya kubera ko ivuga ko ugomba gusiga so na nyoko mbonereho no kukubwira nimba hari n'ikibura Imana igucira inzira kubera ko nimba ari ikintu kigerageza mukunze kuvuga ku bagore baba bonyine ariko tubonye n'abagabo baba bonyine oya nta mugabo uba wenyine erega impamvu reka nkubwire Sandrine buri abagore umugabo ni imfizi kuva na kera abagore navuga ngo dukoze mu magambo abagore bagira amagambo noneho y'ikintu kirenze umugore aragisohora akagishyira hanze ariko abagabo hano hanze nabo baba bari gushira buriya wabazana hano kuri iyi mihanda ukareba amarira barira abagabo bari hano hanze abagabo batawe n'abagore amarira y'abagabo batawe wenda mwebwe hari igihe nk'umugabo aguhamagara noneho yakubwira ati nabonye ikiganiro cyawe reba ibikomere bajya babitubwira ati nanjye turabihuje ati umugore yantanye uruhinja hari abajya babimbwira noneho nkumva noneho birenze noneho ngewe ibyanjye avuga ati nk'uyu mugabo wamutera nka kamera nawe ukamuzana ahangaha nyine umugabo nyine ni umugabo apfa kigabo kwihangana akihangana ariko abagore nyine biraturemerera kwihangana bikanga nyine tukabishyira hanze ariko urebye abagabo bari hano hanze bafite risike baravuga ngo imbaraga z'umugore ziba ku rurimi bafite umubabaro abagabo hano hanze barababaye mosheri abagabo bafite agahinda utabona n'igituma abagore bo muri iyi minsi bari no kubura n'abagabo nuko abagabo barikanzwe hari abagabo bakanze bakareba umugore aramuzanye aramuhemukiye kavuga ati n'uyu mugore ndamutse muzanye niko byakongera bikagenda arembonye ikiganiro nibishaka yakoranye na Sandrine na Pastor Diane noneho bari kuvuga umugabo umwe yanditse muri comment aravuga ngo nkamwe nimba nibishaka wabanjije kubivuga ngo ukuntu ngo nkuko ngo muri kuvuga ubundi ngo nk'umugabo wabashaka ngo ni nkane noneho hariya nundi rubikurikira icyo kiganiro nawe ashobora kuza afite imyumvire nk'iya nibishaka kandi bitewe wenda n'uburyo abanyamakuru namwe muba mubaza ibibazo noneho wabaza umuntu ugasanga yavuze n'ibyo atarakwiye kuvuga nyine akagira umubabaro muri we umubabaro ukazamuka muri we noneho akavugana umujinya n'uburakari bwinshi noneho ugahita uvuga turiya mugore wa mugani sinanamutunga ngo mushobore hari igihe rero wazana n'ucecetse akaba yagukorera kandi gashya buriya buri muntu agiraho imbaraga ze ziva burya uzatinya umuntu utavuga jewe ndavuga niwe ngewe ariko hari undi utavuga akagufatira imyanzuro bro bucece kandi akayisohoza burangiye twanarakaranijwe nakubwira nti hano wambangamiye ibintu tukabirangiriza ubwo Sandrine reka nkubwire kizo Sandrine agenda ntungura twarturanye urugo ku rundi igipangu ku kindi naravuga umugabo yajyaga mukubita gutya akisohokera akigendera ntumenye ko byanabaye ahubwo nyine mukaba mwasenga nyine afite n'umubabaro wenda mukaza kuganira akabikubwira ukuntu byagenze urumva ariko nyine nanjye hari ukuntu njya mubona nyine nkumva mise baranyirukankanye cyane bamara ubwoba urumva wa mugani hari igihe wirukankana umuntu oya ntago ari benshi none se wagize ngo mwebwe iyo muri hano mufata ifoto y'umuntu ukagenda mukamusesengura ku bintu bitabaye ntuma muri kudutinyura ariko ngo hari igiye gusohoka hari abantu bamugengera muri trending courage we ntacyo reka nkubwire ngewe ikizarenga icyo nivugiye kikarenga kuri icyo nisohoka ndi kwica umuntu nzaba mfite ikibazo nisohoka ndi kuroga nzaba mfite ikibazo izasohoka ndi kubabaza databuja mu buhe buryo nk'urugero databuja wo mu ijuru ndinze nk'umukozi w'Imana ariko ifoto iri hanze aha nubwo ngiye ntemerewe kuba nayerekana ariko nemerewe kuba nakota kubera ko abazayishyira hanze bwa mbere tuzahita dufatira aho iyo foto urakoze koraha araba uyu munsi urakoze umvugiye akantu mbonereho yaba hano hari nka kamera nk'icumi basi zikaba arizo zumvise iryo jambo nuko mbizi neza iyo foto urayizi ndayizi urumva ko rero iyo foto ni iya nyayo iyo foto ni iya nyayo irahari urumva kubera ko iyo wabanye n'umuntu mu nzu mukora ibyo mushaka urumva waba wambaye uko wavutse ubundi se Sandrine ndi igiki gese ndi mwene ndese hari izandenganura
urumva ikibi nuko nakwifotora ariko umfotoye wowe mugabo wanjye uretse gato wowe mugabo wanjye umfotoye trebye ntacyo bitwaye ukamfotora cyangwa se wowe nshuti yanjye boyfriend se cyangwa se sinzi uko nabivuga turi mu rukundo ngewe ndakunda n'uyu munsi sindavuga ngo mbivuyemo warumva avuga ngo iby'urukundo mbivuyemo ahubwo ndarambije iyo navuze ko nabivuyemo hakagaragara ijwi rivuga ngo ndagukunda byari kubishyano yaba mvuze ko nabivuyemo iyi foto mu bintu mu kiganiro nigeze nkora naravuze ngo amafoto ahari n'amajwi nditeguye aho bizaturuka ndahazi kandi nanjye narahababwiye narabivuze pe nagaragaye hano nisararanga ntacyo nababwiye kereka ikidahari yes rero naba nambaye ubusa nimba leta ibyemerera ko mushyira umuntu hanze yambaye ubusa nimuterekeho hano dore rwose yo mama shenke tirahari ndayifite n'amajwi ndabifite nkuko nabikubwiye ubwo njye najya numve ko ubize ariko kuva wemeye ko ari oya impamvu uzise umva nkubwira impamvu ntahakana ntabwo ngewe ndi isugi sibyo kuba ndi isugi bivuze ko ufite ifoto ndi gusambana njye mfite ifoto n'amajwi no gusambana narasambanye ndihana ubwo se urumva icyo gihe oya buretse gatoya asi yasohoye ari koza umugabo ibirenge murasakuje iyawe nijya hanze none bizaje oya reka nkwibwirire gato ubundi umeze nk'umuntu uri gutera ubwoba kandi uriho urabutera uwabusishize narayibonye ngira ubwoba pe ndi gusambana ntago mvuze icyo wari uri gukora icyo nari ndi gukora cyose kiramaze naba mvuye muri dushe ndi kwisiga sheri wanjye akamfotora mama shenge dore ko twe twizera vuba ntacyo bimbwiye ndagira ngo ubwenge umutima wanjye ukomeye nk'ibuye urera umutima wanjye urera nk'ubufu bw'igitarama ntacyo nishinja oya ugomba kwera amajwi ubuze bwose ndi kuyatanga azi ko burya wigisha intore guhamiriza ikakurusha oya reka nkubwire ubu se njyeho ndire ngomba barira ngo ntuyasohore sohora hanze cyane uko mwashwanya iki ura muntu nuko mwashwanya none se tudashwana yarantwaye uretse gatoya tudashwana yarantwaye rata uko bizi none se niba atarantwaye aho tutashwanye nihe ayemerewe gukora ibyo ashaka uretse ko nge ntemerewe kumukoraho ibyo ashaka bitewe na titire afite uyu munsi ariko genda cyari singo ndingaraga itigaragura mu byaha ayiwe data uduhaye uburenganzira nabibahereze abishure mwebwe mu nkine hano hanze ndi mwene ndetse uzaho mvuka uzaho mvuka umva uzaho mvuka Kinyaruguru se Nyaruguru hari ubwo ni Kanyaruguru n'ubundi uzi ndi mwene nde wowe uzi ndi mwene nde ushobora kubona agashishi kagenda hano ukagakandagira ejo kakavamo urutozi rukakuruma reka nkubwire iyo tubonye ikinyabwera twese ntiduhunga iyo tubonye ikinyugunyugu ntitukiruka inyuma wari uzi se ko ikinyabwera cyo kibyara ikinyugunyugu ese wari uzi ko inzoka ishaje ijya ahantu ikiyuburura mwitonde burya umuntu ucecetse abacecekanye byinshi ratopene kidevo yera we uzandengere ubwo no kugira ngo tutabishyira hanze oya buretse gatoya ibintu wowe wamaze kugira gute wamaze gushyuha umunwa urumva umunwa uriho urakurya ndayumvise nawe ugiye kwijijisha ntacyo wumvise se wowe ngewe mvumbukanye mu gahinda kanjye ndayibwira ngo izandengere wowe sirakurengera wabaye iki umva ni kubise mu cyabiranze urugo muko niko ufashwe ute wahindutse ryari wa muntu wese ko tutari kumwe ndabibonye ni yewe ntahari yarasigaye uyu yarasigaye cyara ayazindutse ageze kure umva ratakizo urushishi rukandagiye rusigara rwigaragura rushaka utubaraga twatuma rujya kwisha ahantu rukazavamo urutozi iyo ruvuye mu rutozi rero rwagushyikira uwawe ruramuruma tujye munsi ntuzibagirwe icyakubabaje mu buzima urafashijwe reka nkubwire agacumu kazaguhorera agakoni kazaguhora ntumenye uwagacuze
nase urumva warubyurwara inzika ubu ngubu kizo nyuma y'ibimbayeho ese ubundi ibyambayeho na amashimwe buretse gatoya uyu ni unyiteje nubwo atari kuri kamera awo ari kukugira amavuta kizo nukajya urwara inzika kandi uri umuntu w'umukobwa nta nzika mfite ahubwo reka mwibarize nagira ngo twubakire kuyo asanzwe afite atazameneka kubera ko ibintu biri hanze ni izina ry'Imana amajwi n'ifoto biri hanze ariko se ibyo byonyine birenze amajwi Sandrine yivugiye ahubwo wowe ndabona utaramenya ndagira ngo umenye uyu munsi genda guhangayikira sinzi impamvu no please umunsi mushyira ifoto hanze ngo ndimo ngo ndifotoza ngo nyihereze ngo mu diaspora napfukamye aho ndishima Imana ndavuga ngo ushimwe ko babona ko naba ndi umuntu ufite kuba navugana n'uwo muntu uri hanze y'igihugu ndi mwene nde koko ku buryo umuntu wakure oya nane yishyire kuri statut ya foto kuko irasanzwe ninge siwayikuye kuri statut yanjye siwayiteho comment iri kuri statut yanjye nzane chat zanjye nawe iri kuri statut ukambwira ngo nk'iyi foto urabona ni nziza kujya kuri statut namuganda nakubwiye ati nk'ubu umuntu w'umukozi w'Imana uterwa n'iki gufata ifoto ukayishyira kuri statut agakanzu gaciye amaboko ariko hasi ni karekare ujye umenye ko genda urubyiruko bebe jewe ndi urubyiruko rufite abana batanu abana batanu ngira utazanyicira isoko ushobora no gusanga oya abahungu batatu si batatu abahungu ufite avuze batanu oya wowe ufite abahungu batatu abo ndera ntabwo muzi umubare wabo ndi mama w'amahanga kandi ijuru burya rifite ikintu rinankundira ngewe ndacyari muto ya koroditunganya imyaka nge nawe ngewe mfite 35 wowe ufite 30 none se 30 urumva nzagera yitanu ngere kwikwiza nk'uku uretse ko n'ubu nambaye neza urabona nambaye nabi uretse ko kari kuri tayi banza urebe turi kuri kamera amaguru baba bakeneye kuyabona aya maguru se bayarya mu isombe nge nambaye neza bebe uzi ko bakima ye baracyama panke y'ijana igiceri cy'ijana baracyama panke kandi ariwe wamuzanye ngo ni wowe n'ubundi uzi ikibuga ukaba utangiye kumusama uramponda sinoga ku kintu kijyanye n'iyo foto n'ayo majwi mufite ibyo bintu byaba pranka byaba ikigiye ntago ndabibona ubifite simuzi ariko ndakeka sibyo ndakeka kubera yuko hari umuntu ushobora kuvuga ati Sandrine nitumubwira ko bihari aragira ubwoba ese nza gutanga ubuhamya wabonaga mfite ubwoba vuga yego cyangwa oya uyu munsi se urabona mbufite ntabwo ufite ariko ngenda bufite ufite ubwoba bw'iki ko nibiramuka bigiye hanze twakumenye nk'umukozi w'Imana nibiramuka bigiye hanze uzabuseka byafashwe nyuma yuko ntanze ubuhamya cyangwa byafashwe mbere okay icyo nicyo nari nkeneye buretse avuga ko ari umukozi w'Imana ubuhamya yatambukije mbere yari yavuze ko ari umukozi w'Imana ko yari yavuze ko afite ikibazo cy'uko bamutwariye umugabo yegora ariko ndi umukozi w'Imana urusengero wasengeye ni icyumba ahubwo se burakira ni icyumba imaze imyaka 8 ikora muri iriya ministeri uzi ko nari nemere no kuba pasiteri ariko sinihutira amatitire najya kubwiriza kamituro niko iyo nihutira titire ntago amavuta bari kuyansukaho uyansuseho nkande ntarambara impeta iriya mpeta nyita agaciro undi muntu uzwi wasengeragaho mwasengeraga na Diane yarahageze nta mupasiteri utarageze iwanjye abapasiteri niho usanga buze uruhimbi erega ngewe ndarenze nuko nca bugufi kandi sinjya nkomeza ibintu bro ntago njya nkomeza ibintu gusenga ntago bibuza kugukunda ubu se bongeye bakabohora wakongera ahubwo avuga ngo wongeye ukabona ugukunda wakongera ugakunda naho gufungura byongeye ndahari ndafite mfite podium yanjye ashaka kubanza kubona umuntu umukunda podium yarayifite narayubatse kubona umuntu umukunda bagafatika urumva bagafatikanya umurimo kandi ni nabyo nta bwoba buhari rega amaturo akiyongera ajya hehe je ntago naturishaga amafaranga yatangwaga aho yose yitagafasha yahitaga bagombaga guhaguruka bakamukora mu biganza ryabaga ari itegeko kabiri twafashaga abakene abantu badafite mituweli tukishyurira abagore bagiye kubyara dafite mituweli abagabo bataye tukanabagurira imyenda y'abana hakorerwaga ibikorwa ntabwo ngiye nari ntunzwe n'amaturo hari abantu bashinzwe kumenya ko nanjye base bakabankoreraho umugisha ariko ntavuze ngo ni mume bakishyura sare ibi ni ibintu byari bihari je sigeze mbaho ibintu biri pranka we ntago nzigera nsaba imbabazi size yanivuguruza ahubwo ibintu byanjye Imana ibyubake neza bigira umurongo ndemewe bro
mama pasiteri mama pasiteri baba baramwimye. nanze no nari nemerewe no kuba naza nkavuga ngo ndi pastor Sandrine, ariko navuze nti ngiye ntabwo ndi pasiteri. utari Mariya se byakora Urumva utari Mariya barahari muzabagenzura bayiyita. mama pasiteri ari ntuza ari umugenzi wigendera. Nibyo bintu ngiye kubera gutinya Imana, niyo mpamvu nanze gushyiraho pastor nkivugira ngo ndi umuhanuzi w'Imana. Urumva, kandi n'uyu munsi ndi umuhanuzi w'Imana, ariko dukura abantu mu rungabangabo. Gukizwa ntabwo bibuza umuntu kugeragezwa, kandi gukizwa ntibuza umuntu gukunda. Ngiye nshobora kugukunda ukanyanga, ariko nagukunze Imana ikazaza ndi unkunda. Hanyuma gukunda ukimatatura kuriya nabonye hariya niho sawa. Uriya niwe burimo neza. Shishikara we, shishikara kucyo werekejeho amaboko. Uwo murimo ukorana umwete neza cyane, fresh. Urumva, ntago bibujije. Uriya n'abatabivuga barabikora, barakunda. Nuko wenda abantu bafite wenda ukuntu babibona, uyu nguyu afite uburyo nyine yagaragaje amarangamutima wiwe. Afite buriya, reka nkubwire, ngewe ndi umuntu ukunda, ntago nakunda umuntu wa muntu uza wiyorobetse umeze nk'akazu atari n'akazu sakonje nta nashyushye yiyorobetse. Uriya muntu ni mubi. Ariko nk'ubu Sandrine ibintu abavuga nta kintu na kimwe uko ari kuko ibintu byiwe byose biri hanze. Nta kintu yigeze aca hejuru cyangwa se abeshya abanyarwanda cyangwa se abadiaspora ngabeshye, kuko ibintu kereka yaza yiyoberanya wenda akaza akavuga ati gutya na gutya na gutya na gutya, yego noneho yarangiza akagira. Ariko ngewe namukundira uko ari, kuko yivuze wese yivuga uwo ari we. Abari hano hanze noneho babikora banabikorera no mwibanga, kandi bakaza bakatwishishamo, nibo beshi. Jewe icyo nashakaga ntago nagira ngo munkunde Kizo, ahubwo nagira ngo ngiye mbohoke n'Imana imbabarire. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo foto yaba yarafashwe mbere y'uko nje cyangwa yafashwe nyuma, mpita numva ko ntacyo bintwaye kuva umwami wanjye. Urumva, reka da nibidahagera nzababwira mwitegereze murebe neza, kuko narabibibwiriye. Nta unkunda uzanyanga kubw'iyo foto. Urumva, n'amajwi ijwi jewe, reka nkubwire, ntago abantu bose baremeye kudukunda. Yego, watereka umubwire tugana no kumusoza ku majwi. Ikibi nuko nababwiye ngo sinzojya gukunda, ntabwo ati nimumfate nka padiri. Gero nabwo ngo nimuzamfate nka padiri. Kugeza ubu wemerewe gukunda ushaka. Ndabyemerewe cyane, ndabyemerewe, nawe arabyemerewe. Yego, nimunyemerere rero tugane ku musozo, niba ntabaniganye ijambo. Ariko murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.